Bakunzi ba Imana ishimwe Clarisse Official, muraho neza? Yesu ashimwe cyane. Rugendo tugendanye murabona rumeze rute? Turacyabasaba gusangiza nyigisho z'ijambo ry'Imana rihesha ubugingo. Bene data bose nimureke dukora uyu murimo wa Kristo ku munsi w'amateka. Kristo arimo kuduhemba, azaduhembera ko tutamusuzuguye. Izina rye rihabwa icyubahiro. Ndi kumwe rero uyu munsi n'umukozi w'Imana, ndagira ngo abaramutse anabibwira hanyuma babwira icyo tugiye kuganiraho. Murakoze cyane. Imana ishimwe Clarisse. Amazina yacu nitwa Uwizeye Diogene, ndi umukristo w'itorero rya ADEPR, itorero rya Ruyenzi muri paruwasi ya Kamonyi. Ndi umugabo ndubatse birumvikana, mfite umugore tubyaranye abana 6, 2 muri bo baratashye dusigaranye 4. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ibibondo byacu biba byaratashye tuzabisanga mu bwami kwa Data. Yego. Hanyuma rero muramfasha kumuha ikaze umukozi w'Imana mwarimu. Imana ibahe umugisha. Tugiye kubaganirira iki rero mu mwanya utabarambiye, tugiye kubaganirira ku cyaha kibi dukwiye kwanga, urunuka cy'ubusinzi. Tugiye rwose kongera kukivuga. Ndabizi ko mugifite muri audio ya radio, ndimo kubwiriza ubutumwa kuri radio, ariko ndashaka ko tunakivuga tukavuga ububi bwacyo. Abagabo abagore mukakireka kuko ni icyaha kigira ingaruka zikomeye. Mukozi w'Imana nicyo tugiye kuganirira bene data. Ubundi ko iki kibazo ubona kiri mu muryango Satani yateye umuryango nyarwanda, ndetse nta nubwo ngo ari mu Rwanda gusa, burya amakuru yagutse avuga ko ari ku isi hose. Yego. Muryango waratewe pe. Hari ibintu rero bibiri, hari ibyaha bibiri biri kwisonga. Hari icyaha cy'ubusambanyi ubwacyo, hakaba n'iki cyaha cy'ubusinzi. Rero bibyara amashami, bikazabyara amakimbirane akazashorerana akageza ku cyo bita gatanya. None reka tuganirire abazadutega amatwi bose iyi nyigisho cyangwa iri jambo ry'Imana, mujye murisangiza abantu bose, mujye murimera abantu bose bumva ububi bw'icyaha. Tugiye kuvuga rero ku cyaha cy'ubusinzi. Murakoze cyane. Hanyuma icyaha cy'ubusinzi harya ugifiteho ayahe makuru tutarabaza Bibiliya wenda? Arakoze cyane mwarimu Clarisse. Icyaha cy'ubusinzi kigira ingaruka nyinshi. Ubwacyo ntikiba cyonyine, kigendana n'icyaha cyo gusambana, hanyuma kikagendana n'icyaha cy'ubusambo. Ni icyaha kibi kigira ingaruka mu buzima bw'umuntu, kuko cyangiza imitekerereze ya muntu. Hanyuma kigira ingaruka ku muryango, kuko uyu muntu ugira icyaha cyo gusinda, nk'uko nari maze kubivuga, agira ubusambo, bigatuma umuryango we uhora mu bukene. Ingaruka zibamo rero nuko abana umusinzi yabyaye rimwe na rimwe bibananira kwiga, kuko icyo cyaha cy'ubusinzi kigira umuntu imbata. Ni icyaha kibi rero. Ni icyaha kibi Abanyarwanda dukwiye kureka. Umuntu wese akarwana intambara yo kukireka, kuko kigira ingaruka nk'uko umukozi w'Imana abivuze. Ahari aba bagenzi bacu badukurikiye bashobora kwibwira yuko ibyo uvuze atari ukuri, ariko hari umugabo ukomeye mu mateka y'isi, mu mateka ya Bibiliya yo arahambaye. Ni umwami witwa Salomo, wabaye umwami wa 3 wa Isiraheli, akaba umuhungu wa Dawidi. Yego. Uyu mwami yavuze ku cyaha, yavuze ku nzoga, yavuze ku bubi bw'inzoga. Hanyuma ibyo uvuze yabivuze mu gitabo cy'Imigani ibice 23 umurongo wa 20. Yaravuze ngo ntukabe mu iteraniro ry'abanywi b'inzoga no mu ry'abanyanda nini bagira amerwe y'inyama. Ni ukuvuga uyu mugabo yari igihangange, azi ubwenge bwinshi nk'uko Bibiliya imutubwira. Abagabo banywa inzoga zagize imbata bakwiye kumenya ko uyu yari umwami uyoboye ampire ikomeye cyane ya kiriya gihe
cy'ubwami bwa Isiraheli. Bwari ubwami bukomeye, n'uyu munsi kandi barabizi ko ari ubwami cyangwa ari igihugu gikomeye. Yari afite ubushobozi bwo guhinga imizabibu bakayibyazamo inzoga nyinshi. Mu bushakashatsi rero, kuko yari umushakashatsi ukomeye, yarebye inzoga zivugaho amagambo akomeye arimo n'icyo kintu cy'ubusambo. Umugabo agira atya, akagenda mu kabari, uko asomye icupa rya mbere, umwotsi wazanye amabotsa ukamujya mu mazuru. Hanyuma niba yari afite 50,000 avuga ati ndanywa icupa rimwe, amerwa akaba aramufashe. Amerwe yamara kumufata, 100,000 byose yari yakoreye akabitsindaho. Uko ari manywa niko asengerera bagenzi be, akagera mu rugo, abana nk'uko bivuze, minerivare reka da, umugore umwambaro shwi, kurya reka data. Rero iki cyaha ni icyaha kibi kuko gitera n'inda mbi. Dufite bene data bafite ubuhamya bw'ukuntu bamaraga kunywa inzoga, umugabo umwe akarya ikiro cy'ubugari akakimara. Byibaze nawe mukozi w'Imana. Rero icyaha cy'inzoga, icyo umukozi w'Imana avuze, gitera inda nini, gitera ubukene mu rugo. Icyaha cy'ubusinzi abanyarwanda bakirinde. Yigeze yavuga n'ikindi kintu ngira ngo ufashe abaduteze amatwi bambwirire. Yaravuze ngo vino ni umukobanyi, ngushukwa nayo ntagira ubwenge. Ni Imigani 20 umurongo wa mbere. Urakoze cyane mwarimu. Niryo nari ngiye kujya gusukuriraho muri icyo gitabo cy'Imigani igice cya 20 umurongo wa mbere. Aravuga ngo vino ni umukobanyi, inzoga zirakubaganisha, ushukwa nabyo ntagira ubwenge. Hanyuma nge ndabyita iki, reka mvuge ko iki cyaha nakinyuzemo. Nabyirutse nsanga abakurambere bavuga ngo inzoga n'imfura ikanywebwa n'imfura. Ariko nge wamaze igihe ndamiye muri iki cyaha cyo gusinda, nsanga nta bupfura burimo. Nkuko nari maze kubivuga mu kanya, icyaha cy'ubusinzi kigendana n'ubusambanyi. Teka umuntu wese wasinze ntabura gusambana. Amarya kabiri nkuko bivuze, icyaha cy'ubusinzi kigendana n'ubusambo, kuko nuramuko unabigenzuye, ahantu hose hari akabari haba hari n'icyokezo. Iyo umuntu rero anywa icupa rimwe akanywa irya kabiri, ahita yokesha. Uko yokesheje, umutungo yakoreye n'umuryango awumarira mu kabari. Hanyuma nkuko nari maze kubivuga, umuntu ahaguruka mu rugo agiye mu kabari akavuga ko ari bunywe rimwe. Ariko nk'umuntu wazinyoye, reka mbwire abatwumva ko nge nazinyoye mu buryo buhagije, ariko ngira amahirwe yuko Imana yampamagaye ikandokora. Hanyuma uyu munsi nkambona ububi bw'ubusinzi. Nanyweye inzoga zikiriho. Reka nkwibutse mwarimu ko uyu munsi inzoga zitakiriho. Inyinshi izo mbona zose zuzuye, dore n'inganda ziri aha hafi yacu. Izo nzoga ubona zuzuye, ujya ubona ko na leta irwana nazo buri munsi ko ziba zitujuje ubuziranenge. Reka ntangirire ku nzoga abaturage cyangwa abanyarwanda twanywaga. Inzoga yaba yujuje ubuziranenge yari inzoga y'urwagwa, yabaga yenzwe mu bitoki. Ngiwe rero narayinyoye mu buryo buhagije. Hanyuma nari ngeze ku rwego nanywaga igicuma cy'amacupa 5 cy'umuhama. Umuhama uyu munsi barabeshya ngo ubaho, ariko ntushobora kubaho, kuko inzoga y'umuhama yavaga mu bitoki. Nshaka gutondora kugira ngo abantu barebe niba koko izo nzoga bavuga zikibaho. Yavaga mu ntuntu, hanyuma ikava muri Kagongo cyangwa Gasubi, ikava muri Kamaramasende, ikava muri Mayinja, ikava mu Ndaya. Ibyo bitoki byose, ubwo bwoko bwose bwateranyirizwaga mu muvure, bwitwaga inzoga y'umuhama. Uwo mutobe wonyine ubwawo wawunywaga ntushobore kurenga umuhogo mutawusutsemo amazi. Rero kuko iwacu aho mvuka twari tuzifite insina, twajyaga dutara umuhama mu kabindi. Uwo muhama ntushobora gushya, uhora n'iteka itoto, hanyuma ushobora kumara ukwezi kose ugihari. Iyo nzoga rero ni inzoga isindisha ku rwego rwo hejuru. Ngaho nari ngeze, ubusinzi nari mfite, nanywaga igicuma cy'amacupa 5, hanyuma nkagisoza kuva mu gitondo nkagisoza nijoro. Hanyuma icyaha cy'ubusinzi rero cyandazaga mu kabari, kandi icyo gihe nari nkiri n'umusore. Ubwo businzi rero bugira ingaruka nkuko nabivuze, bujyana mu busambanyi, bujyana no mu busambo. Hanyuma ndagira ngo mwarimu nkubwire ko nigeze nywera igihumbi urwaga rugura 20.
icupa rigura amafaranga 20, ubwo harimo amacupa ngahe? Nahereye mu gitondo nywa naka rimwe. Iyo umuntu avuze ngo aranywa rimwe, nge mbona ko abeshya, kuko iyo watse rimwe uhita waka irya kabiri, ukaka irya gatatu, ukaka irya kane, hanyuma wa mutungo wose ukawusiga mu kabari. Rero ndashaka kubwira abaduteze amatwi ko icyaha cyo gusinda kigira ingaruka nyinshi, hanyuma wambwira ko anywa icupa rimwe akanywa 2, mbona ko uwo muntu ambeshya. Kandi ijambo nanone rivuga ko inzoga ari imfura ikanywebwa n'imfura, ngewe yinyoye nta bupfura burimo, ahubwo byanzaniraga ingaruka yo gukena, ukanzanira ingaruka yo kurwana. Ndibuka ko hari umunsi umwe nigize ndwana nzira ubusinzi, kandi ndashimira Imana ko Imana yandokoye, ubundi mba narapfuye. Narwaniye mu isantere ya Bishenyi, hanyuma ndwana amasaha ageze nko muri 3, hanyuma ndekuranye n'uwo twarwanaga, njya kuzana isuka mu rugo ngo muhinge. Hanyuma ngira amahirwe, Imana inkoma mu nkokora, isuka nyita mu rutoke, ndozongera subira Bishenyi kujya kumureba, ariko ngira amahirwe nsanga yagiye. Iki kintu cyari kiteye ko vino ni umukubaganyi, inzoga zirabakubaganisha, ushukwa nabyo ntabwo agira ubwenge. Aba bagabo bari aha hanze rero nyine bayobewe, bamwe bambwira bati twananiwe kuzireka rwose. Kararisa uratubwira ariko twananiwe kuzireka, urabafasha iki, bakora iki? Ibanga ryo kureka inzoga ntiriba handi, riba mu kumva ubutumwa bwiza, hanyuma umuntu akemera Yesu akamwizera, hanyuma niryo banga ryonyine rituma umuntu ava mu businzi, kandi ubusinzi akabwibagirwa rwose, hanyuma atangira kugira imitekerereze mizima, akiyubaka ubwe, akubaka umuryango we ufite, akubaka n'igihugu. Ubundi kenshi umuntu w'umusinzi no gukiranukira leta ntabwo abishobora, kuko kenshi ibyo leta imusaba asanga kenshi yarabimariye mu businzi. Reka nguhe urugero mwarimu, nk'uyu munsi igihugu cyacu cyadutekereje kuzamura imisanzu y'ubwisungane kugira ngo dushobore kwivuza, twebwe abanyarwanda dushobore gutera imbere. Ariko uyu munsi abantu babyakiriye nabi, bavuga yuko uwo musanzu wazamuwe badashobora kuwubona. Ariko uribaza, iyo ugeze ku tubari twose usanga umuntu urimo kuvuga ko uwo musanzu adashobora kuwubona, yahereye mu gitondo anywa, ese anywera yayo, ko adatekereza ku buzima bwe. Kuba bwa businzi butamutera imitekerereze myiza, avuga ko umusanzu ubwisungane wabaye munini, ariko akibagirwa ko ayatsinda mu kabari yakabaye amurengera, kuko niyo afite umumaro munini. Rero inzoga zirakubaganisha, ndabihamya nk'umuntu wazinyoye, ndabihamya nk'umuntu wari waraseramiyemo. Inzoga nimbi, ubusinzi ni bubi, bugira ingaruka nyinshi. Ndagira inama abagabo bangana natwe cyangwa bari munsi yacu n'abari imbere yacu, ko bakwiriye kwemera Yesu no kumwizera, niwe wenyine ushobora gukiza icyaha cy'ubusinzi. Uyu mugabo w'igihangange warebye inzoga akayitegereza akavuga ububi bwayo, yaravuze mu bice 31 umurongo wa 6 dusoza, aravuga ngo ibisindisha bihugiye gupfa na vino yihu ufite intimba mu mutima. Ngo bimutera kwibagirwa. Yego. Iyo usinze, imitekerereze yawe iba yagiye. Hanyuma rero bigutera kwibagirwa, cyo gitumye uzajya usanga umusinzi ijambo yabitse akarimarana igihe kinini cyane, yaratinye kurivuga ari muzima, arivuga yasinze. Umuntu wavuze yavuga ikintu kibi ni imitekerereze y'umuntu utagize gute, utakishobora kwiyobora, ahubwo ayobowe n'ubusinzi. Cyo cyatumye rero Salomo yavuze ngo iyo vino ihenda gupfa, kandi itera umuntu kwibagirwa mu kanya gatoya, nuko icyaha cy'ubusinzi atari cyiza. Bagabo bene data, bagore bene data, turagira ngo tubasabe ngo mureke inzoga, kuko mu bintu bitumye umuryango nyarwanda ubaho nabi harimo ubusinzi. Zirabakoba. Ubu se uzanezezwa no kubona abana bawe babura minerivare? Ubu se urumva uzanezezwa no kubona bizagenda bikagera kuri gatanya? Bagabo bene data, bagore bene data, nimureke inzoga, kandi birashoboka. Umwana w'Imana afite umuti, Kristo yabakiza bigakunda, nk'uko yakijije uyu mukozi w'Imana twicaranye aha. Yaraziretse, ubu uyu munsi ni umukozi w'Imana. Imana ibaha umugisha. Ndumva wasengera bene data rwose, Imana ikabafasha kureka inzoga. Murakoze cyane. Reka dufate umwanya wo kubasengera, kandi umuntu wese yumvemo uyu mutwaro wo kureka ubusinzi, hanyuma yakira umwami wacu Yesu Kristo nk'umwami we n'umukiza. Afite ubushobozi bwo kuzimukuraho, afite ubushobozi bwo kumuha umurongo mwiza.
Mana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo iki kiganiro cyiza dutanze n'umukozi wawe, twari turimo tuvuga ubw'ubusinzi kandi hari bagenzi bacu basigaye inyuma, abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa. Turabasengeye ngo umucyo wawe wamurikire nk'uko watumurikishije umucyo wawe, hanyuma bavane muri iki cyaha kizatuma bagira ubuzima bwiza n'imibereho myiza. Imiryango yabo izubakwa neza, igihugu cyacu cy'u Rwanda kizubakwa neza, kuko icyaha cy'ubusinzi nta mumaro kimariye abantu. Turabigushimiye ko byakiriye kandi ko bikoze, tubisabye Imana mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amen. Imana bamugisha. 20 ubwo harimo amacupa ngahe? Nahereye mu gitondo nywa naka rimwe. Iyo umuntu avuze ngo aranywa rimwe, nge mbona ko ambe abeshya, kuko iyo watse rimwe uhita waka irya kabiri, ukaka irya gatatu, ukaka irya kane, hanyuma wa mutungo wose ukawusiga mu kabari. Rero ndashaka kubwira abaduteze amatwi ko icyaha cyo gusinda kigira ingaruka nyinshi. Hanyuma wambwira ko anywa icupa rimwe akanywa abiri, mbona ko uwo muntu ambeshya. Kandi ijambo nanone rivuga ko inzoga ari imfura ikanywebwa n'imfura. Ngewe yinyoye nta bupfura burimo, ahubwo byanzaniraga ingaruka yo gukena, ukanzanira ingaruka yo kurwana. Ndibuka ko hari umunsi umwe nigize ndwana nzira ubusinzi, kandi ndashimira Imana ko Imana yandokoye, ubundi mba narapfuye. Narwaniye mu isantere ya Bishenyi, hanyuma ndwana amasaha ageze nko muri 3, hanyuma ndekuranye n'uwo twarwanaga, njya kuzana isuka mu rugo ngo muhinge. Hanyuma ngira amahirwe, Imana inkoma mu nkokora, isuka nyita mu rutoke, ndozongera subira Bishenyi kujya kumureba, ariko ngira amahirwe nsanga yagiye. Iki kintu cyari kiteye ko vino ni umukubaganyi, inzoga zirabakubaganisha, ushukwa nabyo ntabwo agira ubwenge. Aba bagabo bari aha hanze rero nyine bayobewe, bamwe bambwira bati twananiwe kuzireka rwose. Kararisa uratubwira ariko twananiwe kuzireka, urabafasha iki, bakora iki? Ibanga ryo kureka inzoga ntiriba handi, riba mu kumva ubutumwa bwiza, hanyuma umuntu akemera Yesu akamwizera. Hanyuma niryo banga ryonyine rituma umuntu ava mu businzi, kandi ubusinzi akabwibagirwa rwose, hanyuma atangira kugira imitekerereze mizima, akiyubaka ubwe, akubaka umuryango we ufite, akubaka n'igihugu. Ubundi kenshi umuntu w'umusinzi no gukiranukira leta ntabwo abishobora, kuko kenshi ibyo leta imusaba asanga kenshi yarabimariye mu businzi. Reka nguhe urugero mwarimu. Nk'uyu munsi igihugu cyacu cyadutekereje kuzamura imisanzu y'ubwisungane kugira ngo dushobore kwivuza, twebwe abanyarwanda dushobore gutera imbere. Ariko uyu munsi abantu babyakiriye nabi, bavuga yuko uwo musanzu wazamuwe badashobora kuwubona. Ariko uribaza, iyo ugeze ku tubari twose usanga umuntu urimo kuvuga ko uwo musanzu adashobora kuwubona, yahereye mu gitondo anywa, ese anywera yayo, ko adatekereza ku buzima bwe. Kuba bwa businzi butamutera imitekerereze myiza, avuga ko umusanzu ubwisungane wabaye munini, ariko akibagirwa ko ayatsinda mu kabari yakabaye amurengera, kuko niyo afite umumaro munini. Rero inzoga zirakubaganisha, ndabihamya nk'umuntu wazinyoye, ndabihamya nk'umuntu wari waraseramiyemo. Inzoga nimbi, ubusinzi ni bubi, bugira ingaruka nyinshi. Ndagira inama abagabo bangana natwe cyangwa bari munsi yacu n'abari imbere yacu, ko bakwiriye kwemera Yesu no kumwizera. Niwe wenyine ushobora gukiza icyaha cy'ubusinzi. Uyu mugabo w'igihangange warebye inzoga akayitegereza akavuga ububi bwayo, yaravuze mu bice 31 umurongo wa 6 dusoza, aravuga ngo ibisindisha bihugiye gupfa na vino yihu ufite intimba mu mutima. Ngo bimutera kwibagirwa. Yego. Iyo usinze, imitekerereze yawe iba yagiye. Hanyuma rero bigutera kwibagirwa. Cyo gitumye uzajya usanga umusinzi ijambo yabitse akarimarana igihe kinini cyane, yaratinye kurivuga ari muzima, arivuga yasinze. Umuntu wavuze yavuga ikintu kibi ni imitekerereze y'umuntu utagize gute, utakishobora kwiyobora, ahubwo ayobowe n'ubusinzi. Cyo cyatumye rero Salomo yavuze ngo iyo vino ihenda gupfa, kandi itera umuntu kwibagirwa mu kanya gatoya, nuko icyaha cy'ubusinzi atari cyiza. Bagabo bene data, bagore bene data, turagira ngo tubasabe ngo mureke inzoga, kuko mu bintu bitumye umuryango nyarwanda ubaho nabi harimo ubusinzi. Zirabakoba. Ubu se uzanezezwa no kubona abana bawe babura minerivare? Ubu se urumva uzanezezwa no kubona bizagenda bikagera kuri gatanya?
bagabo bene data, bagore bene data, nimureke inzoga, kandi birashoboka. Umwana w'Imana afite umuti. Kristo yabakiza bigakunda, nk'uko yakijije uyu mukozi w'Imana twicaranye aha. Yaraziretse, ubu uyu munsi ni umukozi w'Imana. Imana ibaha umugisha. Ndumva wasengera bene data rwose, Imana ikabafasha kureka inzoga. Murakoze cyane. Reka dufate umwanya wo kubasengera, kandi umuntu wese yumvemo uyu mutwaro wo kureka ubusinzi, hanyuma yakira umwami wacu Yesu Kristo nk'umwami we n'umukiza. Afite ubushobozi bwo kuzimukuraho, afite ubushobozi bwo kumuha umurongo mwiza. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo iki kiganiro cyiza dutanze n'umukozi wawe. Twari turimo tuvuga ububi bw'ubusinzi, kandi hari bagenzi bacu basigaye inyuma, abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa. Turabasengeye ngo umucyo wawe wamurikire nk'uko watumurikishije umucyo wawe, hanyuma bavane muri iki cyaha kizatuma bagira ubuzima bwiza n'imibereho myiza. Imiryango yabo izubakwa neza, igihugu cyacu cy'u Rwanda kizubakwa neza, kuko icyaha cy'ubusinzi nta mumaro kimariye abantu. Turabigushimiye ko byakiriye kandi ko bikoze, tubisabye Imana mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen.